Haleluya. Amahoro y'Imana kandi nabane namwe. Nukuri Imana ya Yakobo ibiteho biyereke ibarwanirire koko kwiza kw'Imana kubane namwe. Muracyari kumwe nanjye Emmanuel Minani. Uyu munsi tugiye kuvuga ko amasengesho abohora imbohe. Amasengesho abohora imbohe. Kadusome mu byakozwe n'intumwa igice cya 16 murongo 25. Reka dore 23. Bamaze kubakubita inkoni nyinshi babashyira mu nzu y'imbohe, bategeka umurinzi kubarinda cyane. Nawe ategetswe atyo abajugunya mu nzu yo hagati, akomeza amaguru yabo mu mbago. Ariko mu gicuku Pawulo na Sila barasenga baririmbira Imana. Izindi mbohe zirabumva. Uwo mwanya habaho igishyitsi cyinshi. Imfatiro z'inzu ziranyeganyega, inzugi zose ziherako zirakinguka, iminyururu ya bose iradohoka. Uwo murinzi arakanguka abonye inzugi z'inzu y'imbohe zikingutse, agira ngo imbohe zacitse akura inkota ye. Nuko agiye kwiyahura, Pawulo avuga ijwi rirenga ati, wikwigirira nabi, twese turi hano, Imana itugirire neza. Ngo yahise atumira itabaza, aturumbukira mu nzu, ahinda umushyitsi yikubita imbere ya Pawulo na Sila, maze arabasohokana abaza ati, batware nkwiriye gukora nte ngo nkire? Baramusubiza ati, zera umwami Yesu urakira, ubwawe n'abo mu rugo rwawe. Bamubwira ijambo ry'umwami Yesu n'abo mu rugo rwe bose. Haleluya. Je kukubwira ko ijambo ry'Imana rijya ribohora imbohe. Ahangaha ngo Pawulo na Sila ngo barimo babwiriza ubutumwa. Barimo babwiriza ubutumwa, babwiriza, hanyuma ngo baza kugera ahantu hari umuja utewe na dayimoni. Ngo uwo muja utewe na dayimoni ngo akajya bagenda inyuma, ngavuga ngo aba bantu barabwiriza inzira y'Imana, barabwiriza inzira y'agakiza, mu bumvire. Ngo abigenje ityo ngo iminsi myinshi, ngo Pawulo ngabona ko abarembeje, ngarangira bavuga ngo ndagutegetse mu izina rya Yesu Kristo muvemo. Amuvamo muri ako kanya arakira. Uyu muja rero ikintu yakoraga, yararaguraga. Hanyuma yari afite ba shebuja bamukoreshaga, yaraguriraga abantu bakishyura abo ngabo ba shebuja. Ni ukuvuga ngo yari nk'igikoresho cy'abantu. Ni ukuvuga ngo bo bamushyiraga hariya, abantu bakaza akabaragurira bakishyura abo bagabo. Ikintu nshaka kukubwira rero ni kimwe, nuko Satani nawe azi amwe mu makuru yo mu bintu byo mu isi y'umwuka. Uyu muja yari azi ko aba bantu bari kwigisha inzira y'ukuri, kandi akanavuga ngo mubakurikire. Ikintu ushaka kukubwira nuko kuba abantu b'abahanuzi baguhanurira kumva ibintu wagira ngo ni bizima, ntago bivuze ko ari abakiranutsi. Hari abantu nzi bagiye bahanurirwa n'abahanuzi bataranavaho, babahanuzi bakabasambanya. Biturutse mu kuba wagira ngo umuhanuzi umufashe nk'Imana, ugize gute? Niba ubona umuntu ngo ni umuhanuzi ariko ukabona agendera mu nzira mbi z'ibyaha, uwo muntu ibintu bye ntuzabyemere, kuko n'abapfumu ibyo bintu buriya kumenya ibintu bihishwe ntago ari umwihariko w'Imana gusa, n'abadayimoni barabimenya. Rero icyo nshaka kukubwira ngo ugomba gusaba Imana yo kurobanura imyuka. Ariko niba umuntu umuna abantu ukabona atagendera mu nzira y'Imana, nubwo yaba aguhanurira avuga mu izina ry'Imana, ntago bivuze ko ari umukira. Uyu muja nawe yari umupfumu atewe na dayimoni, ariko akajya abwira abantu ngo aba bantu baravuga izina ry'Imana mu bumvire. Iki kintu kwari ukugira ngo dayimoni ayobye abantu, kugira ngo n'aba bantu bakijijwe kwa Pawulo bajye bavuga ngo uyu mukobwa nawe ni umuhanuzi, yanadukanguriraga kumva ibyo kwa Pawulo.
Pawulo rero abonye ko uyu muntu arimo arabavangira ngo aramucyara ngo mu izina rya Yesu ndagutegetse dayimoni uvemo, ngo uwo muje arakira. Ngo amaze gukira ngo bashebuja babona ko nta ndamu bakimutezemo, ngo barangije ngo bakurura ba Pawulo na Sila ngo barabajyana ngo ku bategetsi, ngo barangije ngo babaciraho imyenda, ngo barabakubita, ngo bamaze kubakubita inkoni nyinshi ngo babashyira mu nzu y'imbohe, bategeka umurinzi kubarinda cyane. Ngo nawe ategetswe atyo abajugunya mu nzu yo hagati, akomeza amaguru yabo mu mbago. Ni ukuvuga ngo yarabaziritse mu mbago, nta hantu bagushyiraga ku buryo utabasha kwinyagambura, abari abatunenga. Ariko ba Pawulo bari mu mbago babatunenze, bababaye, imibabaro bageze kure, bakubiswe inkoni nyinshi, bashebejwe, bakojejwe n'isoni, babakubise inkoni nyinshi please, barabahondaguye, babata mu nzu y'imbohe, babata ku kandoyi, barabazirika, barabahambira, barabatunenga. Ariko nubwo ingoyi zari zirimo zibarya, ntabwo zabibagije Imana, ntabwo zabibagije ko ari abana b'Imana. Ahubwo ngo mu gicuku Pawulo na Sila barasenga, baririmbira Imana. Yesu nashimwe. Ndagira ngo nkubwire ko mu bihe byo gusenga no guhimbaza Imana hajya hakorekeramo ibintu bikomeye. Pawulo na Sila ntabwo bavuze ngo Mana ngo wadutereranye, ngo bavuge ngo ahubwo barasenze ngo baranaririmbira Imana. Ndagira ngo nkubwire ko imibabaro uri gucamo, intambara iri gucamo, bigusunikire mu gusenga. Pawulo na Sila ngo barasenze ngo baririmbira Imana, ngo izindi mbohe zirumva. Haleluya. Yesu nashimwe. Ndagira ngo nkubwire ngo ukwiye gusenga Imana, warangiza ukanaririmbira Imana, n'izindi mbohe zikakumva mu izina ryayo. Ngo uwo mwanya ngo n'izindi mbohe zirumva, ngo uwo mwanya habaho igishyitsi cyinshi, imfatiro z'inzu ziranyeganyega, inzugi zose zihera ko zirakinguka, iminyururu ya bose iradohoka. Ndagira ngo nkubwire ko mu bihe byo gusenga Imana, iyo urimo usengana umutima utunganye utarimo ibyaha, ba Pawulo barasenze kandi bari babahambiye, babatunenze, ariko amasengesho, haleluya, amasengesho nta minyururu atabohora. Ntitaye kuri tekinoloji yakoreshejwe bakuboha, ntitaye ku bukomere bw'iminyururu ikuboshye, ntitaye ngo iyo minyururu yakorewe hehe, donc ntago mbyitaye, sinitaye no kuwakuboshye. Nagira ngo nkubwire ko nta minyururu amasengesho atabohora. Kandi amasengesho si ibyo gusa yakoze, ngo yatigishije inzu yose, ngo amaze kuyitigisa ngo n'inzugi za gereza zirikingu, ngo kandi zimaze kwikingu, ngo n'iminyururu ya bose igira ite, iradohoka. Haleluya. Yesu nashimwe. Ndagira ngo nkubwire ko amasengesho azana ubutware bukomeye bw'Imana, bukaza bugakora ibintu bihambaye. Pawulo na Sila barasenze, bahamagara Imana, bayihamagarira mu masengesho, barangije buzura umwuka wera bakiziritse. Ndayobwire ko nubwo bari baziritse ntabwo byababajije kuzura umwuka we, buzura umwuka wera bakiziritse, barangije bararirimba bakiziritse. Ndayobwire ngo ibi byawe wavuze ngo nzabanza mve kuri aka kazi ngo mbone gusenga, mbese ukavuga gusenga wibitega iminsi, ahubwo senga. Yesu nashimwe. Ngo barasenga, bahamagara Imana, bahimbaza Imana. Imana aho iri mu ijuru irabyumva, imaze kubyumva ngo n'izindi mbohe zirabumva. Nagira ngo ubwire ko mu bihe byo gusenga
turabohoka ubwacu n'izindi mbohe zikabohoka. Pawulo na Sila ntago babohotse bonyine, n'izindi mbohe zari ziri muri gereza zarabohotse. Haleluya. Nagira nkubwire ko ntago ukwiye kubaho ufite ubwoba. Muri iyo yavuze ngo reka gutinya ibizakubaho kuko Imana izakurinda. Ntibubwire ngo wenda utuye hagati y'abarozi, utuye hagati y'abantu bakwanga, utuye he, ariko ntibubwire ko ugomba gusenga iminyururu y'ukuboshye ikakuvaho. Kandi Pawulo na Sila bamaze gusenga, barasenze n'izindi mbohe zirabumva. Ndagira ngo Imana irashaka ko usenga amasengesho yubaka urugo rwawe, akubaka n'izindi ngo zari zigiye gusenyuka. Ndagira ngo ubwire ko Imana ishaka ko usenga amasengesho abohora bizinesi zawe, akabohora n'iz'abandi. Ndagira ngo ubwire ko Imana ishaka ko usenga amasengesho akiza urugo rwawe, agakiza n'igihugu. Ndagira ngo ubwire ngo abantu, Imana ishaka ko usenga isengesho rigukiza, rigakiza n'itorero mu izina rya Yesu. Haleluya. Pawulo yarasenze ngo iminyururu yari imuboshye iradohoka, inzugi zari zibafungiranye zirikingura, habaho igishyitsi gikomeye, n'izindi mbohe zari zibegereye zirabumva mu izina rya Yesu. Haleluya. Uyu mwanya ndagira ngo wongere ufate decision usenga Imana. Ndagira ngo wongere ufate decision usenga Imana. Satani ashobora kuba yarakuboheye muri gereza z'uburyo butandukanye. Satani yakubohesha gereza, uvuga ngo gereza Satani ashaka kugufungira nituma udasohoza ubushake bw'Imana. Haleluya. Ariko Pawulo na Sila bari barisobanukiwe, bavuga ngo ntago tuzapfa nk'imbwa. Barangije barasenga, bahimbaza Imana, iminyururu bavaho. Nagira ngo mvugane nawe, iminyururu ikuboshye ni bwoko ki? Gereza wari ufungiyemo ni bwoko ki? Imbago bagutunengeyemo baguhambije ni bwoko ki? Ahubwire ngo uko zikomeye kose, yamubwire ko zitazigera zinanira amasengesho. Yesu ashimwe. Tugiye gusengana. Kandi ba Pawulo bamaze gusenga, ngo umurinzi wa gereza yagiye kwiyica, baravuga ngo wikwigirira nabi turi hano. Arabareba aravuga ngo ngire nte kugira ngo nkire. Ndangiye buriya reka nkubwire, igitangaza Imana ikoze gituma abantu bakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Ubu Imana igukoreye bugomba gutuma abantu bahimbaza Imana. Mbese ikintu cyose kiturutse ku Mana kigukoreweho, Imana ibigitezemo umusaruro yuko abantu batari bayizi bagomba kuyimenyeshwa n'ibyo igukoreye. Haleluya. Ese iminyururu yari ikuboshye wayiboheshejwe n'abantu bakomeye? Ese iminyururu yari ikuboshye urabona ikomeye? Ese iminyururu yari ikuboshye urabona igutinzeho? Ese iminyururu yari ikuboshye mbese ishobora kuba ikubabaje? Ariko nagira nkubwire ko uyu munsi, aka kanya, iminyururu ikuboshye igomba kukuvaho mu izina rya Yesu. Bwira Imana ngo wowe wabohoye Pawulo na Sila, uyu munsi nanjye mbohora. Ariko reka nkubwire, amasengesho abohora, icya mbere ni amasengesho avuye mu mutima utarimo ibyaha. Ni amasengesho avuye mu mutima wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza. Ni amasengesho asengerwa mu kuri kw'ijambo ry'Imana. Hirya y'ibyo ntabwo uzabuka. Ibintu byayo by'amasengesho mwirwa ku misozi, musenga n'amashyari, musenga n'amatiku, musenga n'ibyaha, musenga n'izangano, ayo masengesho se n'urudodo ntiyaruca pe. Ariko amasengesho avuye mu mutima uboneye ateye ubwoba kurusha amabombe balistike. Ni amasengesho ateye ubwoba. Ba Pawulo bararekuwe, baragoye gukomeza baridegembya bamamaza ubwami bw'Imana. Reka rero dusengane, ariko nawe uyu munsi Imana ikubohore. Mana, ndagushimye kuri Imana nziza. Amasengesho ya Pawulo na Sila yarababohoye ngo ndetse n'izindi mbohe zirumva.
nanjye rero ndasenze kugira ngo uyu muntu Satani yari yaraboheye mu isayo y'ibyaha umubohore. Ndagira ngo uyu muntu Satani yabohesheye muri gereza y'ubupfubyi umubohore. Ndagira ngo uyu muntu Satani yaboheye muri gereza z'ubwoko butandukanye, ni ukuri uyu munsi akikumva umubohore mu izina rya Yesu. Kandi ndagira ngo uku kubohoka kwe gutuma abantu bahimbaza izina ryawe. Ngaho bana natwe, ineza yawe ikomeze ibe kuri twe mu izina rya Yesu. Amen.